Amahoro y'Imana abane namwe. Muraho neza bene data bavandimwe. Urukundo rw'Imana ni neza yayo bihorane namwe. Nezerewe Imana mutima wanjye ko igikomeje kuturindira mu buntu bwayo, kuba tugihumeka umwuka w'abazima n'urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo. Ibiduhiga kuri iyi si birahari, ni byinshi. Ibyo tutabonesha amaso yacu y'umubiri ni byinshi, ndetse hari n'abo Satani akoreramo. Bamwe bamaze kumuha ubwami mu mutima wabo, bakakira ubwami bwe mu mutima, maze bagahora bifuza kuba batugirira nabi. Ariko n'abatari bari Satani uri kubakoreramo, abo ni benshi. Nuzajya ubona rero mu nzira ugenda ukabona ugiye amahoro ugarutse andi, gahunda zawe zose zikagenda neza, jya wumva ko ari neza y'Imana, ari kwa kugira neza kw'Imana n'urukundo rwayo bihorana nawe muri gahunda zawe zose. Icyo gihe rwose pe, buryo ushatse wiherereye ahantu hawe n'Imana yawe, ushatse wapfukama ukayishimira, wati ushimwe Imana kubw'uyu munsi utambutse amahoro, ushimwe Imana kuba ngeje iki gihe ngihumeka umwuka w'abazima. Ni ukuri burya riba ari ishimwe. Nyemerera rero twese hamwe, nge nawe, tuvugire hamwe tuti Imana ushimwe kuba tukiri duhumeka umwuka w'abazima, kandi izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bene data bavandimwe, umwanya nk'uyu nguyu nezerewe Imana ko yongeye kuturindira ubugingo, yongeye kuduha umwanya wo kugira ngo twongere tuganire, duhuguraneho ku byerekeranye n'iby'uru rugendo twatangiye rugana mu rurembo rwera, twatangiye rugana ku marembo afunganye. Njye ubasuhuza, nitwa Bizimungu Jean Claude. Muri rugendo bene data, nta muhanga warwo. Uko bwije n'uko bukeye Satani araturasa, uko bwije n'uko bukeye turasitara. Imvura itunyagirira muri rugendo ni nyinshi, ibikombe baka duhura nabyo, imisozi ihanamye duhura nayo ibigeragezo ni myinshi. Niyo mpamvu nkubwira ngo dukwiriye igihe cyose guhora twuza ijambo ry'Imana, duhugurana mu by'uru rugendo, kuko nk'uko itungo rihora ryuza ibyo riba ryarisije, natwe abantu, natwe abakristo, natwe twatangiye urugendo rugana mu bwami bw'Imana, ku bakira agakiza n'abatari bakakira, birakwiye ko twazajya duhora twuza ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Haleluya! Umwanya nk'uyu rero ndagira ngo bene data, nshuti zanjye, tuganire ku ijambo rivuga ngo gukoreshwa na Satani, gukoreshwa na Sekibi ari we Satani. Topiki tugiye kurebaho, kuvuganaho, gukoreshwa na Satani. Nyemerera umwanya nk'uyu untege yombi, umbe hafi, ntunge kure, kandi ukurure wishyira, ntukurure ushyira runaka. Wirebeho, nturebe kuri runaka. Burya iyo umuntu mu mutima we atari yakira agakiza, iyo umuntu mu mutima we agifitemo umwijima muri we, burya bene data, mvuze ko umutima we uba wicaye wemwo n'ubwami bwa Satani, ntabwo naba mvuze nabi. Iyo umuntu atari yakizwa, iyo umuntu atari yahabwa umwuka wera, umuntu atari yagira
ibibakura mu mutima we. Satani aba afite ibyicaro mu mutima we kandi ahorana umwijima mu mutima we. Rero iyo Satani akomeje kuba mu mutima we cyane, yaragiye akafatamo ibyicaro, urya muntu namugereranya nk'umugabo n'umugore babana. Burya hagati ye na Satani bafitanye igihango nk'icy'umugabo n'umugore babana mu nzu imwe. Mvuze ko Satani aba ari nk'umugabo we cyangwa se aba ari nk'umugore we, ntabwo aho naba nibeshye kuko naba mbigereranyije. Dore ko burya muri we iyo Satani akomeje kuba mu byiciro by'umutima we, imbuto ze yera ntabwo ziba zitunganye, kandi aba ari wa muntu uba ugitwarwa n'amategeko ya kamere. Ese umuntu nk'uyu nguyu uba ugitwarwa n'amategeko ya kamere, urumva mu mutima we ubwami bwa Satani babutarimo? Ntabwo rero byagakwiye. Reka dusome ijambo ry'Imana bene data, twumve icyo ritubwira ku muntu uba ugitwarwa n'amategeko ya kamere, ku muntu uba mu mutima we aba arahaye yarimitsemo ubwami bwa Satani, akiyoborwa na Satani. Imbuto ze yera ziba zimeze gute? Imirimo ye akora wenda mu buryo bwo gukiranuka, reka mbivuge gutyo, imeze ite? Reka turebe Abagalatiya ibice 5. Abagalatiya ibice 5 dusomye umurongo wa 16 tugeze ku murongo wa 21. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara, ni gusambana, no gukora ibiteye isoni, n'iby'isoni nke, nuko no gusenga ibishushanyo, no gukora no kuroga, no kugoma, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya, no gutongana n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, twumvise ijambo ry'Imana ritubwira ko abantu bagitwarwa n'amategeko ya kamere baba bafite inzira bagenderamo zitari nziza. Ari byo tubwiwe haruguru ko bagira kwirema ibice, bakagira ibiganiro bipfuye, amateraniro y'imburamumaro, kugomanwa, ubugome n'ibindi biba bikubiye mu mitima yabo. Kandi imitima yabo y'abantu nk'abo baba ibikirimo umwijima. Kandi ahari umwijima tuzi ko icyicaro cy'umwijima Satani cyakunze gukoreramo. Rero mwene data, inshuti yanjye, garukira Imana.
ntabwo byagakwiye ko wakabaye ukimeze gutyo gitwarwa n'amategeko ya kamere. Nawe Imana iragushaka kugira ngo ubugingo bwawe buzagire iherezo ryiza, kubera ko nyuma y'ubu buzima ubayemo, nyuma y'ubu buzima tubayemo, hari ubundi buzima bw'iherezo ry'iteka ryose. Isi ntikagushuke, ibiri ku isi uko wabisanze ni nako uzabisiga. Iyi si ifite abantu benshi iri kugenda irigitisha ubugingo bwayo, ubugingo bwabo ugasanga bujyanwe mu mubabaro w'iteka ryose cyangwa se mu mubabaro w'igihe kirekire. Ndakwifuriza ko iherezo ryawe ryazaba ryiza kuruta ubuzima ubayemo. Garukira Imana nawe irakugarukira, kandi Imana iragukunda, irashaka ko nawe ubugingo bwawe yazabwakira mubaye igihe uzaba ugeze ku iherezo ry'ubuzima bwawe. Umuntu aravuka akarirwa agakura, akagera igihe agapfa. Ubwo ni ukuvuga ngo igitabo cy'ubuzima bwe kiba kibumbwe. Aho waba uri ariho hose, igihe cyawe kigeze isaha n'umunota, uhita ugira uti, uhita umwuka w'abazima uvamo. Kandi aho waba uri ariho hose urupfu rwagusanga. Nta muhanga ubaho wo kwirinda urupfu, ibyo ntibazabikubeshye rwose. Hari umuntu umwe wari aryamye asinziriye, arangije abura amahoro ahari, arabyuka aravuga ati reka njye gutembera. Kandi mu by'ukuri yari yibereye mu rugo, yari afite amahoro yiturije. Kabutindi iraza iramushyigura, imukura hehe? Mu rugo, ngo agiye gutembera, ngo agiye ngo mu mujyi. Arakugendeye acyambuka umuhanda, agongwa n'iki? N'igare. Hari igare abana bakora mu biti, bakundaga kuryita ngo ni ikidirigi cyangwa se igitokoma, bitewe nuko iryo gare ryo mu biti uzi uko ryitwa. Iryo gare ryo mu biti ryaturutse ruguru rimanuka, undi acyambuka umuhanda gato gusa ahubirana n'iryo gare ry'igiti, ubuzima buba burirenze. Ubwo se nk'uwo nguwo urumva atari urupfu rwamubungagamo? Ni urugero nari nguhaye. Umunsi wawe wageze, ntabwo wawurenga. Uko byagenda ko ariko kose, ntabwo umunsi wawe wawurenga. Nta muhanga wo kwirinda urupfu, nta muhanga niyo warwirinda uyu munsi, ejo ntiwarwirinda. Aho waba uri hose urupfu rwagusanga. Ubugingo bwawe Imana irabushaka. Gwino kwa Yesu umwakire, akira agakiza inzira z'ikigendwa muvandimwe. Agakiza gatangirwa ubuntu. Ufite agakiza muri we aba afite amahoro. Haleluya, mvugira ngo amen. Ufite agakiza mu mutima we burya aba afite byose. Shakashakisha kugira ngo imirimo ya kamere ive muri wowe. Shakashakisha ukuntu muri wowe uwo mwijima uri mu mutima wawe nawe uzi wakurwamo, maze ukava mu materaniro y'imburamumaro, maze ugakurwa mu biganiro bipfuye, imijinya n'ibindi by'isoni nke n'ibyo kugomanwa n'iby'ubugome bikava mu mutima wawe. Umutima wawe ugahoramo urumuri rw'umucyo. Umwami wacu Yesu Kristo akaza agatura mu bugingo bwawe, akaza agatura mu mutima wawe, hagahoramo amahoro n'umunezero. Nyemerera muvandimwe ncukiriza aha, gusa wifuza gusoma neza iyi nkuru mu buryo burambuyemo, wareba muri iki gitabo nanditse
cyitwa nawe Imana iragushaka, umugabane wa mbere. Urahasanga ibyerekeranye no gukoreshwa na Satani mu buryo burambuyemo. Ahasigaye amahoro y'Imana abane nawe, n'urukundo rw'Imana rubane nawe. Imana ibarinde, Uwiteka atugirire neza, kandi tuzagira iherezo ryiza, tuzahurire mu bwami bw'Imana ubw'amahoro. Amen.